hanyuma rero utangira kumva umuhamagaro cyane waje ari uwo kuririmba muri korali. ni ukuri Bariho ntera ntangira kuririmba, kandi mbagirira umugisha cyane gushumba ubu mwabaye muri korali rwose. Kandi hari n'indirimbo twagiye duhimba n'ubu ziririmba, turaririmba mu bice by'iwacu rwose. Bari bazi ko turi abaririmbyi, za korali imyaka myinshi, turi abayobozi bazo, turi n'abadirija. Ariko nanone nubwo byagendaga gutyo, wumva nkunda abantu bavuga ijambo ry'Imana. ni ukuri Bimbamo nkabakunda. Iyo twabonaga abashyitsi sinabaviriraga iruhande, wumva icyo kintu kimbamo. Icyo ni kimwe. Hanyuma dukomeza kubaza dusenga Imana. yego Ku minsi nararaga mu rugo yari mike, bagenda mu butayu, nisinzi ubutayu nimba wenda ubwumva neza. yego ndabwumva Amajoro menshi niyo nararaga senga Imana, ariko ya nkomanzi y'ijambo ry'Imana ikomeza kumbamo. Hanyuma turangije narangije amashuri za gukora ubwarimu busanzwe. ubwo ni segonderi Ndangije segonderi, gukora ubwarimu busanzwe iwacu bwa primaire, yego yigisha. Ariko ya nkomanzi na ya mpamagazi abantu iyo bakubona babona ko ubuzima busanzwe nta yindi mirimo wakoze, babona ko wabaye wa muntu wo mu itorero. nakoze ubwarimu imyaka itari mikeya, y'abantu nk'itandatu cyangwa irindwi, ishira ku 7 gutya. Hanyuma rero ubwo ibyo gutaha mu Rwanda byazaga rero gutya ndaza, ariko rero nabisengamo n'ubuhamya ubuhanuzi bubwira ngo uzaze gukora ko twiganaga n'abagabo bamwe b'abakozi b'Imana bari barabwira Imana yagiza ubuhanuzi burambura ngo uzakora mu Rwanda. ukiga ndi kuri teoloji ku itorero hariya mu Bibare, nkayobora iryo shuri rya Bibiliya, nkanakora no muri iyo departema ya ishuri ryo ku Cyumweru. Evangelization. ubwo byari mbere yo kuba regional Mbere ko mba regional wa Gisenyi. ubwo byahitaga nyine biziraho nabyo, noneho baye regional wa Gisenyi. mwazubakaga muti insengero rero uko bazubakaga, kubera ko cyane cyane bari barakoze nyine bashingiye kuri Bibiliya. Hari icyacumi baracubahirizaga cyane, umuntu akibwiriza pe. Hari n'aboroza cyane cyane, bari n'aborozi b'inka. Ariko iyo yabonaga avukishije inka ziwe nyine bariyota batangagika, bahita bavuga ati iyi ndayitanze icyacumi, iyi ikagenda igatangwa icyacumi. abashumba Bose wasangaga batunze inka zigera nyinshi z'itorero, ariko ugasanga iyi yaratanzwe, iyi yatanzwe aha, iyi yatanzwe aha, zikaba ziri aho. Yagurisha ya nka yiwe, ni ngombwa ngo abanza akureho cyacumi cya ya nka. Bakinganyije, bari barabitojwe ku buryo wabonaga n'ibyo byubaka gisengero. Noneho bagera igihe cyo kubaka rwose, bakitanga, bagatanga ibintu byabo, bagatanga n'amaboko yabo. uyu munsi wa none n'icyo urimo kubona kirimo gutuma abantu bahaga mu nzu y'Imana? Ni ibihe kandi ibihe iyo byagiye, iterambere naryo ni ryiza pe, ritera imbere, ariko kandi rigenda rirwanya iterambere ry'umwuka, bigenda bihabanya birwana. Ibihe rero ubu ngubu bihari, uravuga wabwira umuntu ati akadahe, ubu ngubu tekinoloji iravuga gutya, ibintu biragenda gutya. Ugasanga rero ni ibihe, kandi igihe iyo cyaje ntiwakirwanya, ariko nyine ntikibuza bahagaze neza guhagarara neza, ntikibuze n'abakomeza inzira y'agakiza kuyikomeza, ariko ibihe bijyana abandi. haba hashingiye kuri iyo nyungu wenda mu buzima bw'itorero. Inyungu ni nk'eshatu wenda navuga. Icya mbere, hari ubwo wa mukozi uri harya aba afite impano, talent, navuga ni impano ziza kandi zikwiriye gufasha n'ahandi hatari habyarari. Bikaba ngombwa yuko wenda ahangaha ho amaze nko kugira intambwe bateye, yuko yavaho akajya ahandi, naho za mpano zibijya talayiwe nayo akayikoresha kuri hahandi, naho wenda hari undi udafite izo mpano zagafasha abakirisitu. Icya kabiri, hari ubwo aba ari harya atacumvikana n'aba bakirisitu, batakimushaka,
batakina mu nzu, akaba ari harya gusa ibintu bisa nk'aho biri mu kijima. Kumukura harya aba ari nko gufasha abakristo. Iyo ni iyindi impamvu ya kabiri. Impamvu ya gatatu, hari ubwo nawe n'amatorero nayo ararutana. Amatorero amwe afite akomeye, afite ingufu, wenda aracyari n'umwana muntu uza kumujyana aho ngaho naho byamuhesha kuzagira inararibonye. Ibyo bintu rero nibyo bituma bakora izo za mitasiyo. Wenda ahari ntibishobotse, bigenda neza, aho kumugumisha aho ngaho umurimo urakomeza upfe, wamukura. Lamot TV. Turabashuhuje mwebwe mwese inshuti zacu bakunzi ba Lamot TV, tubifuriza umugisha w'Imana aho muherereye hose. Imana ibaha umugisha. Twongeye kwibutsa wowe utubonye bwa mbere gukora subscribe ndetse no gukora like na comment mutwandikira ibyiza mubona twabigezaho kuko twabibemereye. Aha imbere yacu turi kumwe n'umubyeyi, umushumba wacu wa Cyamura Aroni, mumenyereye, wagiye adufasha umurimo w'Imana mu bihe bitandukanye. Uyu munsi tukaba twageze umugisha wo kumusura kandi akabana natwe no kutuganiriza. Mushumba, turakwakiriye cyane. Murakoze cyane. Twagira ngo rero udufashe gusenga Imana, hanyuma dukomeze no kukwakira tuganiriza. Mana Data wa twese uri mu ijuru, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu n'umucunguzi, tunejejwe n'iki gitondo cyiza kandi wabonye tubyuka amahoro kubwo bw'ubuntu bwawe. Tubonye turaryamye tukabyuka, tukirirwa tukaryama, nta wundi tubikesha usibye wowe. Uyu munsi rero twabyutse kandi tubyutse neza, twumva imitima yacu ihamanya nawe, yo kugushima no kugukeneraho, kugira ngo presence yawe cyangwa se ukwiyumvemo hagati yacu. Muri urwo rwego turi hano n'umuvandimwe, turagushima ko nawe wamuyoboye ukamugeza hano. Isigaye rero ni ukuri bubane natwe mu byo turi bukore byose. Turagukeneye kugira ngo ibiganiro turi buganire biyoborwe nawe kandi bijye imbere. Ari ibiganiro byiza byubaka imitima y'abantu, kugira ngo wa munsi waduteguriye ari wo munsi tugenda dutera intambwe mu buzima bwacu, tugenda turya ibiryo by'umwuka kandi by'uburyo butandukanye. N'uyu munsi wa none turagukeneye kugira ngo amagambo turi buvuge yose n'ibyo turi buganire byose biyoborwe n'umwuka wera w'Imana. Urakoze kubyemeye kandi kubisoza nk'uko tubisabye mu izina rya Kristo Yesu umwami wacu. Amen. Mushumba, murakoze cyane. Twishimiye ryo kubagira, kuba turi kumwe namwe. Abakunzi bacu bagiye bakudutumaho bati uzadushakire umushumba wa Cyamura Aroni, ni umuntu ufite ibintu byinshi dukeneye. Hanyuma rero dutera intambwe, namwe dore ikaze, twanezerewe cyane. Aha tuba dufite amatsiko uko mwakiriye umuhamagaro, niba mutarabanje kugora Imana. Hari umuntu uhamagara bakavuga ati jye nabanje kubyanga. Wumvishe, uribuka ko Sawuli amaze kumenyeshwa ko agomba kuba umwami w'Abisiraheli, ngo yagiye kwihisha mu bintu uko birivuga. Aravuga ati se mwe ntabwo mwabanje kurwanya umuhamagaro? Hariho umuntu ukubwira ati jye navukiye mu muhamagaro, undi akakubwira ati jyewe nakiriye umuhamagaro nkuze. Mwebwe umuhamagaro mwawinjiyemo gute kugira ngo mwinjiye mu murimo w'Imana mute mugenda muzamuka gute? Turagira ngo utuganirize uko umuhamagaro wakuze. Urakoze rwose. Umuhamagaro ni ikintu gituruka ku Mana uko nyine bivugwa. Twakuze mu karere twari dutuyemo, twakuze turi abantu bakorera mu itorero. Bereka ababyeyi bacu n'abakuru bacu, basanze ari abantu bazi Imana, bakunda Imana kandi bakorera Imana. Tuvuka rero turi muri iyo mudu y'ubukirisitu. Njya muri za Sunday school, wahava tangira kwiga nyine amashuri asanzwe. Hanyuma rero
utangira kumva umuhamagaro cyane waje ari uwo kuririmba muri korali. ni ukuri Bariho ntera ntangira kuririmba, mbagirira umugisha cyane gushumba ubu mwabaye muri korali rwose. Kandi hari n'indirimbo twagiye duhimba n'ubu ziririmba, turaririmba mu bice by'iwacu rwose. Bari bazi ko turi abaririmbyi, za korali imyaka myinshi, turi abayobozi bazo, turi n'abadirija. Ariko nanone nubwo byagendaga gutyo, wumva nkunda abantu bavuga ijambo ry'Imana. ni ukuri Bimbamo nkabakunda. Iyo twabonaga abashyitsi sinabaviriraga iruhande, wumva icyo kintu kimbamo. Icyo ni kimwe. Hanyuma dukomeza kubaza dusenga Imana. Ku minsi nararaga mu rugo yari mike, bagenda mu butayu, sinzi ubutayu nimba wenda ubwumva neza. yego ndabwumva. Amajoro menshi niyo nararaga senga Imana, ariko ya nkomanzi y'ijambo ry'Imana ikomeza kumbamo. Hanyuma turangije narangije amashuri za gukora ubwarimu busanzwe. ubwo ni segonderi. Ndangije segonderi, gukora ubwarimu busanzwe iwacu bwa pirimeri, yigisha. Ariko ya nkomanzi na ya mpamagazi ikomeza kumbamo. Abantu iyo bakubona babona ko ubuzima busanzwe nta yindi mirimo wakoze, babona ko wabaye wa muntu wo mu itorero. nakoze ubwarimu imyaka itari mikeya, y'abantu nk'itandatu cyangwa irindwi, ishira ku 7 gutya. ni igihe kinini. Nuko hanyuma wa muhamagaro waza, saba rero kuja kwiga ishuri rya Bibiliya. ni ukuri Bisabye baranyemerera, ariko baravuga bati ko biri kose nahenze uzirihira. Noneho ngo ndebe, nari ndangije kubaka urugo nyine, mfite abana 2. Ndavuga ndetse biragenda gute, none uwa gatatu yaravutse. Ariko ndavuga ngo ntako, reka ngende, Imana izicira yonyine. kwiga kaminuza. Abanje kuri segonderi yego ya Bibiliya. byoroshye. Ndagenda rero Bukavu, niho twigiye. yego siga byose, siga ubwarimu nakoraga, siga n'umuryango. Ariko mwongeye kugenda baba ryatorero rambwira bati icyo tuzakukorera, tuzakurihira tiki yo kugenda no kugaruka, ariko minerivare ni iyawe. Ndaca Imana izicira inzira. Ndagiye, ariko ngo ngereyo ntibyatinze. Igihembwe cya mbere bahita banandihira na minerivare. Ndiga rero, urumva nta faranga ryanjye n'indabaye ngitanga ntaryo. Ndakomeza kurira, babonaga uko ukurikirana byateguye iyo motivasiyo byari n'Imana yabikoze. Urumva bari bambwiye bati genda uzirihira, ariko ubwo automatique nyine bahita bakora inama bataya. Rero mbadagiye nyine nize, narangije segonderi, ndangije ndaje ndakoze. Basengeye ku bikuru bw'itorero, banampaye kuyobora ishuri rya Bibiliya muri ako karere twari turimo. Rero narigize imyaka 6 niga i Bukavu. igihe kinini, imyaka 4. Twaheraga mu mwaka wa 3 tukageza mu mwaka wa 5. wabayeho n'umwarimu wacyoroshye. Ubwo nyine narigishaga kandi nayobora ishuri, byose narabikoraga. Ubwo ndabikoze, hanyuma bahita banasengera ku bukuru bw'itorero. Ibyo numvaga rero ubuzima ko buzancanga, ariko ntacyo byantwaye. Nabonaga byose ari byiza kandi tubaho neza mu buzima bwiza. Hanyuma icyo gihe wagifatanya gute n'umuryango? Umuryango nari nawusize mu muryango, twari tubayeho mu birere by'iwacu. Nari mfite inka, nari mfite ababyeyi. Nuko ibyo byabayeho mucyo nyine, kandi ntacyo n'itorero. Nagiye kwiga itorero rirakomeza, riramfasha, rirampemba. Bahise bandihira minerivare, bahise banangira n'umuvugabutumwa, umugore bakamuhemba hasigaye. N'umuryango nyine, ababyeyi baraho babafata, nta kintu cyahungabanye. Ndetse nabonaga ubuzima ari bwiza kuruta ubwo nakoraga nkiri umwarimu w'amashuri. Byabaye gutyo. Hanyuma barasengera ku mukuru w'itorero, nabyo arangira nyobora n'ishuri rya Bibiliya nyine ryo ku Kabara aho twari dutuye. Banjye diregiteri waryo. Ndakomeza nyine, bano mukuru w'itorero aho ngaho. Hanyuma
ndetse n'anayoboraga section bacu bagiraga amasection nayoboraga section kandi nka mukuru w'itorero nkaba n'umwarimu directeur w'ishuri nkaba n'umwarimu aho ngaho yose hanyuma rero ubwo ibyo gutaha mu Rwanda byazaga rero gutya ndaza ariko nari nabisenga nko n'ubuhamya n'ubuhanuzi mubwira ngo uzaze gukora ko twiganaga abo bamwe babakozi b'Imana bari barabwira Imana yagiza ubuhanuzi burambura ngo uzakora mu Rwanda ukiga ndi kuri theology bukaba ubwo buhanuzi buraza ariko twabureba yuko na stage zimwe nazikoragayo nkibwira ngo wenda ni stage ariko nakoraga stage ariya ihungwe nkibwira ngo wenda mwaramukaga mukaza twiganaga n'abantu benshi umva yari ADPR yose yari ikomeye cyane ibyo ndashaka nawe n'aba Martin Bicyana twiganaga n'uyu munyakazi uyu nguyu twagana ubwo rero twaza ari kwijwe kavuga batuzakora mu Rwanda rero intambara twambukaga turaza twese hano automatique mani byo navugaga iby'Imana n'ibindi bita banyakira ahangaha bita nayobora n'ishuri rya biriya ryarahangaha hari Kigali rya ITB hariya rero byose aho bahita bananshinga no gukora mu shuri ryo ku Cyumweru mu rwego rw'igihugu rero burya nabyo bya twakoranaga n'usabwa Imana Samuel ataraba representa ayo makuru abantu bamwe ntabwo bayabona rero tuje muri uwo mwuga twagiye tuzenguruka kugura abantu n'ishuri ryo ku Cyumweru twajya no maseminari duhuza n'ibindi bihugu Burundi na Kongo ubu nyine dukora muri uwo mwuga gutyo ariko hamwe n'Imana nyine ubwo byarangiraga kuko nari umukuru w'itorero hariya mu Bibare nkayobora iryo shuri rya biriya nkanakora no muri iyo departement ya ishuri ryo ku Cyumweru ubwo byari mbere yo kuba regional wa Gisenyi ubwo byahitaga nyine biziraho nabyo noneho baye regional wa Gisenyi ndaje ku Gisenyi ku myaka 7 umaze kuba regional nta yandi masomo watangaga bijyanye na Bibiliya maze kuba regional urumva ko nayoboraga ishuri rya Bibiliya iriya rero nibwo nashitse mbasanga hari ishuri rya Bibiliya ryo ku Gisenyi ariko mpita njya ku ishuri kandi njya ku ishuri no gutangira kaminuza ya UPGR Goma none natangiriye ntangira kaminuza imyaka 3 ya graduate ndayirangiza imyaka 2 ya licence ndayirangiza ndasanga kandi hano i Kigali ariko ni muri kiriya gihe wari regional muri kiriya gihe nari regional ku Gisenyi umwaka wa nyuma nawurangije nyine wa licence ya 2 maze kuza kandi i Kigali ariko nyuma yo kugira ngo ndangize ayo mashuri ndangije rero aza nibwo burya nakoraga kandi hano i Kigali hariya mu bari imyaka 2 hanyuma ntangira kuyobora uturere nyobora akarere ka Gisagara imyaka 3 nyobora akarere ka Ngororero imyaka 2 nyobora akarere ka Nyabihu imyaka 2 nyobora akarere ka Ruhango niho nagiye muri passion ndi mu karere ka Ruhango ngakoze mu mwaka umwe n'igice nivyo rero ngo umuhamagaro wacu mu cyamake arishimwe no ariko nyine ni ibintu biba bigoye kugira ngo usige byose byari byoroshe ngo bihare ureka akazi kandi cyo gihe abantu bahembwaga neza Kongo yari kiri Kongo bitara amafaranga atarata agaciro bahembaga neza ari ubuzima bwari rero ariko mbona yuko ndabisiga aza ariko ngeze mu murimo w'Imana niho nasanze myinshi kurusha iyo nateganyaga wenda ko nzayibona ngumye hariya hanze yuko nabona asizeyo ntabwo nabonaga duhuye nje nabonaga ndi mugisha y'Imana kandi mu buryo bwose uburyo bw'umwuka n'uburyo bw'umubiri tufite umugisha w'uko ubuzima bwawe bwose wabubaye mu muhamagaro hari abantu benshi batinya bakwepa kuba yaba umukuru w'itorero kuba yaba umushumba bavuga ngo abashumba bakene abantu batajya mbega bajyana n'iterambere aba bantu akenshi n'igiki baba bahunga kurikije urebye n'uburyo umurimo uteye ikintu ubona baba bahunga n'iki burya rero
iyo ubona abahungu ibyo ngibyo baba bakirimo akantu k'umubiri kagahaye kabategeka, yego ariko iyo wamaze kumva umuhamagaro nyawo ukujyana nk'impumyi, ni ukuri ugenda nk'impumyi ukumva gusa yuko ugera ku ntego yawe y'umuhamagaro wawe. y'umuhamagaro iyo ugezemo uvurutse, kandi niyo nawe ugezemo rero ntugenda gutyo, ntabwo umara amasa, Imana iragusanga ni ukuri. ntubura icyo urya, ntubura icyo unywa, ntubura icyo wambara, ntubura uko ubaho, yego ariko bisabye yuko wiyumva ko widetermine, uhitamo rwose atari gusubira inyuma. nayo utangiye kuvuga uti ese nzabaho gute, nzagira gute, uriya rero umuhamagaro nawe uba wawugerageje. hanyuma mu bantu mwabyirukanye kandi abantu baturutse muri kiriya gice, akenshi ubona ko ni abantu bari bafite ifumbire nziza, bari bafite isoko nziza, babyariwemo bakurira mu murongo w'ubutumwa bwiza. hari abantu mwaba mwarabyirukanye bakajya mu muhamagaro, ariko bakagera wenda bakawuta, ariko bagera imbere Imana ikavuga iti mugaruke. cyane urabizi, reka mvuge bityo, abantu bo muri kiriya karere k'iwacu cyane k'Umurenge ni abantu bakuriye nyine mu ivugabutumwa cyane, mu buryo bwa gikristo. niyo umuntu yavuga ngo ni umupagani wumvaga afite ikimwaro, ariko nanone tubivuze tugeze muri ibi bihugu bindi biteye imbere, urumva ntabwo byari byoroshye, ntibari bazi isi, burya ntibari bazi, biberaga muri firingi gusa y'umwuka n'Imana. urumva rero aho hantu naho baba bageze igihe cyo kugeragezwa, bamwe ugasanga basubiye nk'inyuma, ariko basubira inyuma ryajwi ry'Imana rikabakomangira kandi rikavuga bati oya, mwagiyemo ntabwo ari byo, bakongera kandi bagasubira ku murongo nyawo. ariko nyine urumva yuko iyo uvuye muri iyi mood ukajya mu yindi mood, hari ikintu gihungabanaho, cyane cyane civilisation n'ubukirisitu biza bigenda bihabada gutya. kuki abantu bagiye bibaza, kuki aba bantu bamenya kuririmba, bakamenya kubwiriza, yaba umuto muri bo, yaba umukuru muri bo, kuki aba bantu kubwiriza kandi kumenya gutondekanya amagambo meza aryoshye, amajwi meza. iyo tuganira uti natangira muri korari, nabaye umuririmbyi, nabaye umuririmbyi wa korari, gushobora nuko ibintu ari byo byari ubuzima, nuko nta kindi kintu abakoraga byabaga, ibintu byaturutse bituruka ku ki? yuko urumva iyo niyo muvema yabaga muri ako karere, yari muvema ya gikristo, yari muvema ya gikristo. umuntu wese yakeneraga kugira ngo asese impano y'umurimo, nimba ari umuririmbyi imugaragarimo, nimba ari umuvugabutumwa imugaragarimo. none urumva rero iyo ari muvema yo kurya birivuga ngo menyereza umwana wawe inzira anyuramo, azarinda asaza atarayivamo. urumva rero niyo nzira bari bazi, inzira ya gikristo rwose. kandi nyine burya abantu benshi impano barazigira zibarimo, ariko rero kuzikangura no kugira ngo zikore nibyo bibura. noneho rero yuko ariyo muvema yahabaga ya gikristo, abantu koko nyine bagiye bagaragaza impano zabo z'uburyo butandukanye, kandi kuko umuririmbyi akamuririmbyi pe, ukabona rwose aho umuvugabutumwa nawe akamuvugabutumwa, kandi babyigira kuri barya basanze imbere yabo. hari ikintu wenda ubona uyu munsi wa none, ubona ko insengero zacu zagiye zubakwa n'abakristo, buri muntu wese akitanga uko urwego rwe ruri, cyangwa se uko ubushobozi bwe buri, ukabona ko hari aho wenda usanga inyubako idindiye, bitewe wenda n'uburyo abakristo batumva icyo kintu. bamwe bakavuga bati ni ibihe birimo kugenda bihinduka, ni uburyo wenda hari abashumba batababa iyo mesaje bayitanze neza mu bakristo. hariya kiriya gihe insengero mwazubakaga muke? insengero rero uko bazubakaga, kubera ko cyane cyane bari barakoze nyine bashingiye kuri Bibiliya, hari icyacumi baracubahirizaga cyane, umuntu akibwiriza pe. hari n'aboroza, cyane cyane bari n'aborozi b'inka, ariko iyo yabonaga avukishije inka ziwe nyine bariyota, batangagika bahita avuga ati iyi ndayitanze icyacumi, iyi ikagenda igatangwa icyacumi. abashumba rwose wasangaga batunze inka zigera nyinshi z'itorero,
ariko mana ugasanga iyi yaratanzwe, iyi yatanzwe aha, iyi yatanzwe aha, zikaba zira bo yagurisha ya nka yiwe, ni ngombwa ngo abanze akureho cyacu cya ya nka bakinganyije, ariko mana we bari barabitojwe ku buryo wabonaga n'ibyo byubaka gisengero, noneho bagera igihe cyo kubaka rwose bakitanga, bagatanga ibintu byabo, bagatanga n'amaboko yabo. Bavugaga bati uyu munsi turirirwa ku muganda wo kubaka itorero, bakaza rwose n'abagore n'abagabo bakikorera amabuye, bakikorera amatafari, ugasanga rwose urusengero kandi abantu bishimye, hanyuma nyine bagatanga n'ibintu bakarusakara n'ibintu by'ibyo byose. Uyu munsi hari abantu bavuga ngo ushobora kugira umuhate n'ishyaka bitewe n'akazi mu rusengero, bitewe n'akazi ukora, ni uko wahembwe neza, ni uko ukorera ikigo cyiza, cyangwa se abandi bakavuga bati ni uko wasenze cyane. Ishyaka ryari muri bari abantu mu bakirisitu ba kera gihe ryari ishyaka riturutse ku kimushumba. Navuga yuko babiterwaga n'umwuka w'Imana. Baragendaga ntuzi habe no guhinga, n'umuntu avuze izo nka barazitangaga z'icyacumi n'imirimbo kubaza bavuga ngo umuganura, kavuga ati ya mbere kayigeho ariko baranahingaga bakareba ikintu twasaruriragamo, ibitebo bacitaga iwacu muri ibishambagara, ibitebo basaruriragamo, akabara yageza 10 agakuramo kimwe akagitanga, yageza 20 agakuramo 2, yageza 30 agakuramo 3. Ibyo bose ugasanga n'ubundi n'izu yuzuye ibyo bisarurwa. Ituro ryagiraga ububiko cyangwa se ryagiraga ububiko bujyamo icyacu cyavuye ku myaka, hanyuma n'ibishyimbo n'ibigori na za nka nazo zikaragirwa ari inka z'itorero. ndaryohewe nuko byari ibintu byiza. Hanyuma wenda kubona abantu barimo bagenda bagabanukirwa mu gukunda ubuzima bwo mu nzu y'Imana, abantu barimo baragenda bagabanukirwa mushumba, kandi ku bantu b'ingeri zose, nk'abantu mumaze igihe kinini muyoboye umurimo w'Imana, muri mu itorero, mu biganza byanyu hanyuzemo abakozi b'Imana batandukanye, hari abo mwinjije mu muhamagaro, hari abo mwagiye mufasha guhugura, hari abari bagicitse intege. Uyu munsi wa none ni icyo urimo kubona kirimo gutuma abantu bahaga mu nzu y'Imana? Ni ibihe kandi ibihe iyo byagiye, iterambere naryo ni ryiza pe, ritera imbere, ariko kandi rigenda rirwanya iterambere ry'umwuka, bigenda bihabanya birwana. Ibihe rero ubu ngubu bihari, uravuga wabwira umuntu ati akadahe, ubu ngubu tekinoloji iravuga gutya, ibintu biragenda gutya, ugasanga rero ni ibihe, kandi igihe iyo cyaje ntiwakirwanya, ariko nyine ntikibuza bahagaze neza guhagarara neza, ntikibuze n'abakomeza inzira y'agakiza kuyikomeza, ariko ibihe bijyana abandi benshi. N'uyu muhamagaro tuvuga gutya, abantu ntibakiza ari umuhamagaro nyawo wo gukorera Imana, ahubwo ni umuhamagaro wa misiyoni uba ufite izindi nyungu, cyane cyane ibintu bihereranye n'imibereho, ukaza gusakurikira imibereho yo mu itorero, ni akazi nk'akandi, ariko umuhamagaro nyawo usanga ari mukeya. N'ibihe rero niko nakubwira mu cyamake. Akenshi mumenyereye ubuzima bw'abakristo, mumenyereye ikintu gifasha umukristo gituma ashobora kuguma mu murongo w'agakiza. Kenshi twe twakijijwe vuba ugereranyije n'igihe cyanyu, ariko nasanze hariho ahandi hantu, indi myanya yunganira amateraniro yo ku rusengero. Hariho ibyumba, hariho gusenga ubutayu, hariho uburyo abantu bashobora kwihuza bagasenga, ariko urabona ko birimo biragenda bigabanuka. Nta kintu mubona gishobora guhungabanya wenda ubuzima bw'itorero? Ibyo byo ni ukuri, iyo dushingiye no kuri Bibiliya, kuri za ntwaro 7 zivugwa mu Efeso, bavuga yuko 5 n'intwaro zo gukinga imyambi ya wa muntu bagenda kurasa, kwizera, ijambo ry'Imana, n'ibindi ngibyo, kuri n'ibindi. Ariko 2 muri izo 7, 2 nizo gusenya, zo kubaka no gusenya.
izo rero iyo abantu bahagaze kuri izo ebyiri izindi zo n'intuye izo ebyiri rero zifasha abantu kugira ngo ikize cyose zisenye kandi zikinge intwaro yo gusenga n'intwaro y'ijambo ry'Imana ibyo bintu byombi abantu rero ntibakibihutira gusenga uzarebe n'ubungubu umuvandimwe Philbert iyo bavuze bati hari amasengesho hagenda bake ntabwo ari benshi haba bavuga bati dufite amahugurwa yo kwiga ijambo ry'Imana hitabira bakeya ubu rero ibyo byakamye mu bantu kandi iyo bikamye mu bantu rero satani babona urwaho rwo kugira gute rwo kubasubiza inyuma bikabateshutsa inzira bagakomera ariko umuntu uhagaze mu masengesho kandi yashingiye ku ijambo ry'Imana arakomera nta cyamuhungabanya urugamba ararunesha n'ibyo bintu bibuze rero tumenye ko mu minsi itambutse hari ukuntu umuntu habagaho imenyerezwa ugasanga umuntu itorero ritegura kuzinjira mu kwinjiza mu murimo wenda gukuza umuhamagaro we wenda akarerwa nko ku bwarimu akamara igihe kinini biriya bintu kuko hari ubwo twenda twabonaga ko uriya muntu bamurangaranye ni gute umuntu yaba umwarimu imyaka 15 kandi ukabona wenda n'ubukuru bw'itorero yabushobora kiriya kintu nkamwe mwabaga mukirebera hafi cyamariraga icy'umuntu rwari urugero rwo gupima umuhamagaro w'umuntu barapima umuhamagaro urumva byaheraga ku budiyakoni buriya tureba umuntu akaba umudiyakoni no kumurobanura ku budiyakoni ntabwo ari gufungwa gusa ngo kanaka turamugora baramugenzuraga bakabanza bakanamubwira bati turakubwira umudiyakoni ariko bakabanza bakagira n'igihe cyo kumugenzura kugira ngo bazamurambikeho ibiganza bagenzura imbuto imikorere imbuto ziwe bakomera mu gakiza n'ibindi byose bituma bavuga bati ko kuriya ni umukozi w'Imana hanyuma nta muntu wabaga umuvugabutumwa atarabanza ngo ace no muri Bibiliya ace mu budiyakoni yuko hariya haba amasomo menshi ubudiyakoni buriya haba amasomo menshi y'itorero umuntu iyo abonye rwose arakamiritse mu budiyakoni ntacyatuma ananirwa n'ibindi hariya haba ibintu rwose byiza ariko ndagira ngo dutinde aho mushumba umurimo w'ubudiyakoni hari abantu bamwe babona ko ari umurimo w'abantu runaka baciye bugufi ndetse bamwe babura ntibajya bawufata nk'ukomeye ni umurimo usuzuguritse ya mirimo ujyamo abandi wo guteka no kugabura wo kubara amaturo gusubira ibyo ngibyo ni umurimo ufite iyo mirimo nyine tuvuze guteka kugabura kubara amaturo n'ivugabutumwa ririmo yuko umudiyakoni burya aba afite ivugabutumwa abakurikirana n'abakristo agatanga raporo ku bayobozi biwe bakavuga ati nuko bimeze nuko mwasuye uyu mwareba uyu mwagira gutya n'igihe batanera bakabanamutuma akagenda nk'umuntu ufite inararibonye wanashika akanahugura na wa mukirisitu n'ibintu nk'ibyo hari n'abo bahugura batatumwe bonyine bakabanza bakiha iyo nshingano yuko ari inshingano yabo nabo barabishinzwe hanyuma rero iyo byarangiraga aho bakaba umuvugabutumwa nawe urumva bateye iyindi ntambwe uwo muvugabutumwa nta muntu nk'ubu bya none basigaye bafata umuntu gusa bagafata bati kanaka tumwiza umukuru w'itorero ndaraca muri izo etape ibyo ntibyabagaho wari kubanza ugaturuka iriya ukaza bakanakugenzura kugira ngo bazakurambikeho ibiganza byo kuvuga ngo babe umuvugabutumwa nuko barakugenzuye no mu kidiyakoni n'imikorere yawe n'imyizerere yawe hanyuma kuba umukuru w'itorero ho n'ibindi bintu ubwo byabaga bifite niyo mpamvu byafataga uwo mwanya munini uzi ko twebwe hari igihe bakurobanuraga bwanjye bambwiye mu gitondo baje kumusengera kandi bararobanuye inama yarabirangije ariko bagaceceka ikabibanga ryo bakuru b'itorero ubwo byari kugira ngo bakomeze bagenzure barebe kuko aravuga ati nitubikubwira mbere urigengesera ugira uko wihishahisha kandi iyo bakubwiraga wumva kuko ufite nyine igihunga ukumva ufite n'ubwoba atari ukuvuga ngo ni ikintu wumva gifite ifyeri utangire gutegura n'ibindi akada wowe nyine ko ari ugutoranya abakozi nayo mpamvu abakozi b'ubu bisigaye usanga nyine bafite
izindi za misiyo zabo bitaboroheye no kubivamo. Urakoze cyane, turi hafi gusatira umusozo. Hanyuma uyu munsi iki kiganiro dushaka ko dukomeza gushyitsa ku muhamagaro. Nta muntu wenda mwegeze mubona wigeze abegera avuga ati njyewe mwashyize mu nshingano ntabishaka, ati njyewe mwashyize mu nshingano ntabishaka, simbishoboye, ndashaka kwisubira mu bukirisitu busanzwe. Ibyo bintu ntabyo wigeze wenda ubona? Ibyo byagiye biba cyane nko muri iki gihe tugezemo cya vuba aha, yuko abandi kugena ku bw'iyo yaturukaga iriya mu kidiyakoni akazamuka, mwamubonagamo umukozi n'abakiyumvamo umukozi, ntacyo tuma adakomeza inshingano zindi, yuko aba yararezwe hariya, afite inararibonye kandi afite n'umuhamagaro n'umwiyumvamo. Ariko bariya bafatwa batya, hari igihe agera yabigendamo byagereye akavuga ati oya, njyewe mbaye mbivuye, kandi pe bikaba. Hakaba n'abandi ntanabivuge nyine akabivamo kubera ingeso ziwe mbi, ukabona nyine biramutakomeje, nawe ntazi ibyo akora. Ibyo byarabaye n'ubu biraba. Hanyuma uku kwibonera umuntu, ukabona ni umugabo mwiza ugaragara neza, ni umumama mwiza waha ubudiyakoni wenda agashingwa protokole kwakira abantu, ariko nta muhamagaro umurimo. Iki kintu cyo ntabwo nacyo cyatuma wenda umuntu abona ko yashyizwe mu bintu adashaka bitewe n'igihagararo cye. Otomatikema kurya tuba dufite abadiyakoni, nimba ari abadiyakoni bangana cyangwa n'abavugabutumwa cyangwa n'abapasiteri, kubwira ko umuntu umuhamagara utari umuntu biramunanira agitera intambwe ebyiri eshatu, ukabona biramunaniye. Ingeso ziwe n'imyitwarire yiwe ukabona ntibihuye n'uyu murimo w'Imana twahamagariwe. Bihita bigaragara ku mugaragaro rwose, bikamugaragaraho, biragaragara bidateye bitanatwaye umwanya. Hari abapfa kureka gusa akavuga ngo reka bihangana, ariko n'iryo herezo ari umudiyakoni muhita mumubona kare mukavuga muti oya yasibi. Yaba ari umuvugabutumwa mukavuga muti oya ntabwo ari ibi. Yaba ari umukuru w'itorero mimama bageni bafatwa batarabanje kugeragezwa, nabiri yavuga ngo maze mubagerageze. Iyo atabanje kugeragezwa gusa bagafata, bihita bigaragara yuko nyine bafashe umuntu ariko utari mu muhamagaro. Tugiye gusoreza kuri aka kantu, hari ukuntu tujya tubarakarira. Twari dufite umushumba tubanye neza, ariko ukabona ni wa mushumba mbega buri mukirisitu wishima wenda reka mvuge gutyo, ariko ukabona bamuhaye imitasiyo agiye. Urakuba ati kuki umuntu bamujyanye iyo bamugumisha hano, iriya mitasiyo yo kuvana umushumba ajyanwa, yo kuvana ajyanwa, yo kuvana ajyanwa, abantu bamwe ntabwo bakunze kubyibazaho. Rumwe bifasha icyo umurimo, ese ko umuntu bamuvanye twari dutangiranye inyubako igeze aho yuzura, igishushanyo cyayo niwe twagitangiranye, kuki bataretse ngo irangire bakatuzanira undi utazi uko twatangiye? Iki kintu gikora haba hashingiye kuri iyi nyungu wenda mu buzima bw'itorero. Inyungu ni nk'eshatu wenda navuga. Icya mbere, hari ubwo wa mukozi uri hajya aba afite impano, talent, navuga ni impano ziza kandi zikwiriye gufasha n'ahandi hatari habyarari. Bikaba ngombwa yuko wenda ahangaha ho amaze nko kugira intambwe bateye, yuko yavaho akajya ahandi, naho za mpano zibijya talayiwe nayo akayikoresha kuri hahandi, naho wenda hari ubundi udafite izo mpano zagafasha abakirisitu. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, hari ubwo aba ari harya atacumvikana n'abakirisitu, batakimushaka, batakinamwumva, akaba ari harya gusa, ibintu bisa nkaho biri mu kijima. Kumukura harya aba ari nko gufasha abakirisitu. Iyo ni iyindi impamvu ya kabiri. Impamvu ya gatatu, hari ubwo nawe
n'amatorero amatorero nayo ararutana. Amatorero amwe afite akomeye, afite ingufu, wenda aracyari n'umwana muntu uza kumujyana aho ngaho naho byamuhesha kuzagira inararibonye. Ibyo bintu rero nibyo bituma bakora izo za mitasiyo. Wenda ahari ntibishobotse, bigenda neza, aho kumugumisha aho ngaho umurimo urakomeza upfe, wamukura. Ni umuntu ushoboye cyane, ahangaha amaze nko kuwubaka, urabona hafatika, nagenda ahandi nanone ashika akagira gute akubaka ibintu by'ibyo. Nawe ubwiwe kandi n'amatorero nayo agenda arutana, hari itorero rimwe yashikamo akaba yashobora kuruta mbese agakura aho kuba umwana kwawe. N'ibintu nk'ibyo urumva ko mbajije abakirisitu baba baraga cyane bati kuki byagenze gutyo, ariko numvishije n'impamvu eshatu zikomeye. Mushumba rero turagushimiye cyane, kandi turagira ngo mutwemerere no mu bindi abakirisitu bazadutuma, umuntu ufite inararibonye mu byanditswe byera, ubuzima bwa gikirisitu, tujye tukwiyambaza. Murakoze rwose, bandi baho umugisha cyane. Murakoze cyane, kandi turahari ni ku bwanyu. Ni ukuri Imana yaduhamagariye ishoboka cyose kubafatikanya kugira ngo umurimo w'Imana utere imbere. Murakoze namwe. Udusengera Imana. Mana, turagushima uyu mwanya mwiza tugiranye n'umukozi wawe, kandi tuganira cyane bihereranye n'uyu murimo wawe washize hano ku isi, kugira ngo intama zawe zitarurwe, ziragirwe, ziyoborwe, zizagire mu bwami bw'Imana neza. Turagushimiye muri ikiganiro tugiranye ahangaha. Urakoze ubuntu bwawe bwinshi utugiriye, n'urukundo rwawe duhesheje kugira ngo tugire aka kanya turi kumwe. Twemerere rero ukomeze ubane natwe iminsi yose iri imbere, dushinganisha amaboko yawe mu buzima bwacu bwose no mu mibereho yacu yose. Dukeneye Yesu ko aturangaza imbere, mu izina rya Kristo Yesu umwami wacu, amen. Amen. Imana imuhe umugisha bakuzi bacu mwari mudukurikiye, kandi ariko dukomeze gushimira umubyeyi wacu. Hanyuma wowe waba ufite icyo twajya tubaza Mushumba, wacyandika muri komenti. Icyo utumva kuri Bibiliya, ni umwigisha w'ijambo ry'Imana, ni umwigisha w'ibyanditswe byera. Icyo waba ufite cy'ikibazo utumva muri Bibiliya, wabyandika muri komenti, hanyuma tukajya twongera tugahura, akadufasha gusubiza ibyo bibazo. Imana ibahe umugisha cyane.